Ikaze mu kiganiro tinyuka urashoboye. Uyu munsi rero ndi mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira. Aho ngiye kuganira na Oxfam mu mushinga wayo wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibinyujije muri REACH. Mu turere rero dutandatu dukorana na Oxfam harimo n'akarere ka Nyabihu. Uyu munsi turasura umwana mu Mararungu Joseline wahohotewe afite imyaka 16, atubwire se kuba uyu mushinga waraje by'umwihariko muri akarere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira byamufashije iki mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse nganire n'umubyeyi we. Sabo gusa ndaza kuganira abafite aho bahuriye n'uyu mushinga wa Oxfam. Mu kanya ndagaruka ntangirana na Eugenie Ingabire, akaba ari umukozi ushinzwe ibijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Oxfam. Ikaze muri kiganiro tinyuka urashoboye. Uyu munsi rero turi mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira, aho tugiye kuganira n'ubundi na Oxfam mu mushinga wayo wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho ibinyuza muri REACH. Uyu munsi rero ndi kumwe n'Ingabire Eugenie, akaba ari umukozi wa Oxfam ushinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka nguhe ikaze Eugenie. Murakoze cyane Evelyn. Ndagira ngo rero utangire utubwire, ubusanzwe tumenyereye ko Isange One Stop Center itanga serivisi z'ubuvuzi ku bijyanye n'abahohotewe, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko se noneho ibyo kubakira abana bahohotewe rimwe na rimwe bakanaterwa inda zitateguwe, kububakira ubushobozi, byaje biti impamvu yari yiheje ni? Urakoze cyane. Ubivuze neza, muri Isange One Stop Center hatangwa ubufasha butandukanye, harimo ubufasha mu by'ubuvuzi, harimo ibijyanye no kubafasha mu mitekerereze, cyane cyane ko baba bahungabanye, ariko twe twifuje kongeramo ikindi gice cyo kububakira ubushobozi kubera impamvu ebyiri nyamukuru. Iya mbere ni uko abantu bahohotewe umaze kubibona ko kenshi aba ari abana ndashaka kuvuga abari munsi y'imyaka 18. Usanga rero bigoye kubashuka, babashukisha utuntu tw'amafuti, niko nabyita, ka telefone, kumugurira amandazi, kumugurira fanta, utuntu nk'utwo ngutwo. Bivuga iki rero? Bivuga ko kuba badafite ubushobozi bituma biba intandaro yo kugira ngo babashuke. Ikindi ni uko iyo ahohotewe hari izindi ngaruka bimugiraho birimo ubushobozi bukeya, aho usanga ni ukuvuga kenshi wabonye ko bamwe bacikiriza amashuri, ariko bikamusiga mu bibazo kuko hari igihe aba yakuyemo inda y'imburagihe, ugasanga birasaba yuko iwabo baramutunze batunge na wa mwana. Aho rero twasanze ubushobozi ari ikintu gikomeye cyane. Twahisemo rero kububakira ubushobozi. Icya mbere tubanza kububakira icyizere, babanze bagira imbaraga mu mutima, ariko babashe noneho no gutera iyindi ntambwe yo kwiteza imbere. Rero muri uku kububakira ubushobozi tubaha amahugurwa, ariko tubakabashyira no mu bigo nakwita ibigo byigisha ibijyanye n'imyuga, bakiga. Harimo abiga ubudozi, harimo abiga gutunganya imisatsi, za salon de coiffure, harimo abahisemo kujya kwiga guteka, hari abahisemo no gukora ubucuruzi buciriritse cyangwa se ubworozi bw'amatungo magufi. Ibyo byose rero buri wese ahitamo akurikije aho yumva afite ubumenyi cyangwa se ubushobozi, ariko dukurikije n'isoko azagira bitewe n'aho atuye. Ibi rero bibafasha mu by'ukuri kongera imbaraga z'icyizere, ariko bikabaha n'uburyo bwo kugira icyo bunguka. Uyu munsi rero turi mu karere ka Nyabihu, hamwe muho mufasha cyangwa se aho uyu mushinga wanyu ukorera mu turere dutandatu mwahisemo nka Oxfam. Ndagira ngo umbwire, muri aka karere ka Nyabihu byatanze uwuhe musaruro? Wenda ngarutse ku mwihariko wa Nyabihu ugereranyije n'utundi turere dukoreramo, Nyabihu niho twasanze dufite abana b'abakobwa benshi batazi no gusoma no kwandika. Bivuga ngo abenshi ntibagize amahirwe yo kujya mu ishuri. Noneho urumva ntiyagize amahirwe yo kujya mu ishuri, biragoye kugira ngo abone ubundi buryo bumufasha kugira ngo ajijuke. Aha rero dufitemo abo bana
twagerageje gushyira mu bigo byigisha imyuga kugira ngo nubwo atazi gusoma no kwandika ariko iyo agiye mu bigo by'imyuga banigishamo gusoma no kwandika no kubara, noneho akagira ubumenyi bw'ibanze ariko akongeraho n'umwuga runaka. Ikindi ukurikije n'imiterere ya Nyabihu, wabonye yuko abantu benshi baza no kwivuza mu bitaro bya Shyira bava no mu tundi turere two hirya no hino. Iteye ku buryo isa naho iri ku mupaka n'utundi turere, za Ngororero, za Gakenke, mbese ukabona ni ihuriro ry'utundi turere. Aha rero Nyabihu byatumye dushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abo bana batagize amahirwe yo kujya mu ishuri ariko babashe kugira ikintu bikorera. Ikindi nanone Nyabihu twari twabonye ko harimo n'ikibazo cy'imyumvire, navuga ko yari iri hasi ugereranyije n'utundi turere twari turi gukoreramo. Byadusabaga rero izindi ngufu. Icya mbere harimo guhindura imyitwarire ya kominote cyangwa se abaturage, haba abana baturuka iy'ababyeyi babo n'abo bana ubwabo. Birumvikana rero umushinga wa Oxfam ubinyujije muri REACH wagize umusaruro utanga. Reka tureke na ba nyir'ubwite babitwibwirire. Reka nganire na Joseline Umumararungu, yahohotewe afite imyaka mikeya, imyaka 16. Uyu munsi afite umwana yatewe inda itari yateguwe. Ngiye kuganira nawe aduha ubuhamya, anatubwira icyo amahugurwa bahawe na Oxfam ibinyujije muri REACH yamumariye. Gusa ntabwo muri rushobore kumubona mu isura kubera umutekano we ndetse n'uburenganzira bwe. Hanyuma atubwire uburyo yahohotewemo ndetse n'uko yaje kwivana mu bwigunge abikesha Oxfam. Nari ndi umunyeshuri ngiye ku ishuri mfite imyaka 15. Twari mu gihembwe cya kabiri, noneho nigaga mu wa 4 segonderi. Ubwo ngera muri gare dutegeramo imodoka, umuntu arambwira ngo ninze tujyana ahantu kwiyakira. Turagenda, tuhageze nsanga aho hantu niwe mu rugo. Turicara turarya tunywa na fanta. Noneho ubwo arangije arambwira ngo ntabwo ndi buva aho ngaho tutabonanye. Ndamwese none urabona turabonana, ariko nari muzi, ariko namuzi cyane. Rero biba ngombwa ko ashyiramo ingufu turabonana. Njya ku ishuri mazeho nk'amezi 3, numva natwaye inda. Ubwo biba ngombwa ko nza mu rugo, ariko mbimubwiye arambwira ngo ntabwo ari we wayineye. Ndamwihorera nza mu rugo, ngira n'ubwoba bwo kubibwira ababyeyi. Ababyeyi kubera ko ntabwo wabana n'umwana ngo umuyoberwe, mama akajya bimbaza nkamubwira ngo ntabwo ari byo, ariko nyuma nza kubimubwira. Nawe kubyakira ntiyabyakira, biramubabaza cyane, biba ikibazo mbese gikomeye. Mbaho ngaho naje kubyara mu kwa tariki 11 z'ukwa karindwi 2016. Nari nujuje imyaka 16. Nyuma mu rugo bibaho ngaho, ntabwo inzego zo kuza RIB ntabwo yari yakaje, na Isange ntabwo yari yakaje. Noneho ndabyara mbaho ngaho iwacu batarabyakira. Noneho RIB ibiraje, njya hariya epfo baratubwira ngo Isange ngirahari iri kwita ku bantu bahohotewe. Ndagenda mbabwira ikibazo cyanjye, baracyakira barambwira ati nta kibazo. Noneho tubaho ngaho umuryango wa REACH gubaguraje, badutumaho, bari baratwanditse kuri Isange. Turagenda REACH duha amahugurwa, bakajya baza kuduhugura cyane. Mu kuduhugura kwa REACH bikajya bima kwigarurira icyizere bitewe n'ukuntu nari imeze. Ubwo ngubwo tubaho baramugura gutyo, bigera n'igihe batumaho amahugurwa y'ababyeyi. Umubyeyi wanjye amaze guhugurwa yatashe yumva ko ngomba kuba umwana nk'abandi, nawe abona ko
nanjye atari njye wabyiteye ari ikibazo cyabaho mbese. Umaze kumva rero ibyabaye kuri Joseline, uru rwagombye no kubera urugero rw'abana bakiri mu myaka nk'iya Joseline, aho ababwira uburyo ndetse n'abana batandukanye twagiye tuganira mu biganiro bitandukanye bya Oxfam, bagiye bababwira uburyo cyangwa se amayeri abagabo n'abasore bakoresha kugira ngo bashobore kubatura mu mutego wo kubahohotera, aho kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Joseline rero mu kanya Eugenie atubwiye ko hari igihe cyageze mugahugura umubyeyi. Ubundi gahunda uyu mushinga watangiye ari ugufasha abana bahohotewe, bakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Guhugura ababyeyi byaje bite Eugenie? Umushinga mu bagenerwabikorwa b'ibanze harimo abahohotewe. Tumaze rero gutangira umushinga twaje gusanga igice kinini abarenze 81% bari munsi y'imyaka 18. Dutangirana nabo kuko mu kubahitamo burya twifashisha Isange One Stop Center. Iyo bahohotewe bakaripotinga kuri Isange babakorera imyirondoro. Iyo myirondoro rero niyo twahereyeho tubashyira muri iyi porogaramu. Rero mu kuganira nabo umunsi wa mbere, ubwo ndavuga mu turere twose, twasanze abo bana bafite ibibazo noneho biruta ibyo twari dutekereza. Dusanga harimo yuko hari abana benshi imiryango yabo yatotezaga, ikabaha akato, ikababwira amagambo mabi, ndetse hakaba harimo n'abana batari bake n'imiryango yajugunye, babirukanye mu rugo bajya ku gasozi. Aha rero twabonye ko ari ikibazo gikomeye, twumva ko nta n'ibindi dushobora kuvuga ngo turatera imbere n'abo bana cyangwa se dukomeze tutagerageje kuganira n'ababyeyi. Ibyo rero twabishyize muri gahunda yihutirwa, noneho duhitamo guhura n'ababyeyi twifashishije Isange One Stop Center ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri turiya turere 6 dutumaho ababyeyi ba buri mwana. Ababyeyi tubatumaho kugira ngo nabo tuganire, noneho icya mbere tubibutse inshingano zabo nk'ababyeyi, yuko nubwo umwana bagize ibyago agahohoterwa cyangwa se agaterwa inda, ntabwo ari ku bushake bye, nta nubwo ari byo yahisemo, ahubwo ibyo bikaba kugira ngo umuryango wumve ko ufite inshingano ahubwo zo gufasha uwo mwana uri mu bibazo aho kumutererana. Ni ukuvuga iyo umutereranye abahohotewe birenze rimwe. Imiryango rero twagerageje kuganira nabo, turabahugura, tubibutsa cyane cyane ingaruka cyangwa se ibibi umwana ahura nabyo iyo yahohotewe. Harimo guhungabana kuko nicyo kintu cya mbere, harimo gutakaza icyizere, harimo kuba yakwandura indwara zifata imyanya ndangagitsina zirimo na virusi itera sida, harimo kuba yatwara inda. Ibyo rero tubereka ababyeyi yuko iyo bamuhungabanyije, ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi amwikuyeho nta wundi muntu mu by'ukuri uba ushobora kumwakira ngo agire n'impuhwe kuruta umubyeyi. Aha rero ababyeyi twarabibaganirije, abenshi rwose ndabyibuka ko wasangaga bagize ikintu cy'ipfunwe kumva ko bahemukiye umwana wabo, ndetse Eveline ikintu cyakurikiyeho ababyeyi bamwe batangiye no gusaba abana imbabazi tukiri aho ngaho. Babasaba imbabazi bati twaraguhemukiye ntitwari tubizi. Ibi byose byari bitewe no kuba tutari dusobanukiwe. Aha rero byatanze umusaruro ukomeye. Ndibuka ko nyuma yaho twagize inama n'abantu duhuriye muri iki gikorwa cyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubutumwa baduhaye nuko batubwiye ko iriya nama n'ababyeyi, ariya mahugurwa twakoreye ababyeyi, nicyo kintu cya mbere cyatanze umusaruro ukomeye. Abana rero nyuma yaho twongeye kubatumaho ngo duhure nyuma y'ukwezi, twasanze abarenze 80% ibibazo byarakemutse. Bivuga iki rero? Bivuga yuko iyo umuntu yahohotewe, ubufasha bwa mbere umuntu akwiye guhabwa no ku babyeyi na mbere yuko agera mu zindi nzego. Ni ukuvuga ngo ababyeyi twabakanguriye kumva uruhare rwabo, ko ari ibyago biba bibaye mu muryango babifate nk'ibyago by'umuryango,
ariko bashakire n'igisubizo hamwe. Birumvikana rero nk'uko Eugenie yabivugaga koko ntabwo bari guhugura abana badahuguye ababyeyi babo baba ab'abagabo ndetse n'abagore. Ahangaha rero ndagira ngo mpite nganira na mama wa Joseline Mukamurigo Immaculée atubwire. Mukanya Joseline yatubwiye uburyo mama we yabyakiriye nabi rwose, akamererwa nabi, agafatwa nabi kubera ibyo byago, twabyita ko ari ibyago yari amaze kugira byo guhohoterwa, gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka rero Mukamurigo Immaculée atubwire, ese icyo gihe yari amereye nabi Joseline ko haje kubaho aya mahugurwa ya Oxfam aho ibinyuza muri RICI, yaje guhinduka ati? Byagenze bite? Aya mahugurwa yamufashije iki? Joseline yajyaga ku ishuri, yava ku ishuri akaza agakora imirimo nk'abandi bana nta kibazo. Nyuma yaho mbona atangiye kujya arahinduka, namubaza niko ndi kubona usa nk'utishimye, bimeze bite? Akambwira ngo nta kibazo. Nyuma yaho nk'umubyeyi ndareba mbona yarahindutse, ndamubaza nti ntabwo utwite? Arambwira ati oya. Hashira ukwezi mbona ari gukomeza guhinduka, ageze igihe nkomeje kumubaza mbona aranyemereye ati ndatwite. Ini none kubera iki mpora nkubaza ukanga kumbwira bitewe n'iki? Inda ufite ninde wayiguteye? Arambwira ati ntabwo mbizi, ntabwo nzi umuntu wayinteye, umuntu yanguriye icyayi amfata ku ngufu. Ini none kutabivuze aricecekera. Nekereje ukuntu gushaka amafaranga y'ishuri bivuna, bingwa nabi, umwana mureba nabi, ariko nkavuge se ubundi ko ari uwanjye, ubundi ndamugirana, ariko nkamufata nk'uko nafataga abandi bana kubera agahinda nari mfite. Nyuma yaho nibwo yaje kubyara, amaze kubyara mushakira ibikoresho, ariko urukubona ko ntabwo nabimushakiye kubera nishimye, nabimushakiye bitari ngombwa. Ndabikora, natekereza amafaranga, natekereza ukuntu abandi babyeyi bari kunseka, nkumva ni ikibazo. Umwana bigeze aho nibwo Isange yaje ibatumaho bariyandikisha ku bana bagiye barahohoterwa. Bageze nyuma n'umushinga RICI uburaje uhugura abana, bigeze igihe utumaho n'ababyeyi nabo urabahugura. Bamaze kumpugura, umwana yansigiraga umwana nkumva ko bimbangamiye, umwana mpitamushyira mu bandi bana, yagira ikibazo nkamenya ko kindeba. Ubu mbese yabaye umwana mu rugo nk'abandi. Nuko nibi byaje bya corona, yari ari kwiga imashini arihigwa na RICI, ariko mvuga ko n'ubundi nshobora kumusubiza mu ishuri akiga akarangiza. Birumvikana rero aya mahugurwa yagize umumaro nk'uko uyu mubyeyi Immaculée Mukamurigo amaze kubitubwira. Ahangaha nanone bikaba bitsindagirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira, uyu akaba ari Bizimana Placide, aho noneho atubwira ihohoterwa rikunze kugaragara muri uyu murenge abereye umuyobozi, ariko nanone akatubwira uyu mushinga wa Oxfam aho binyuza muri RICI icyo waje ukemura. Ihohoterwa rikunze kugaragara mu murenge wa Shyira, harimo ihohoterwa ryo gusambanya abana, harimo ihohoterwa ribera mu ngo, mu miryango, hari nanone irishingiye ku mitungo. Ugasanga nk'umuntu afite imitungo mu rugo, abavandimwe bashatse kuyimuhezaho. Urebye muri rusange ni ayo moko atatu y'ihohoterwa akunze kugaragara mu murenge wa Shyira. Umushinga wa RICI uruhare ugira mu bibazo bigendanye n'ihohoterwa, gufasha abakobwa babyariye mu rugo barafashwe ku ngufu cyangwa se barasambanyijwe. Ikintu wafashije gikomeye ni ukubahuza no kubahugura, kubahuriza hamwe. Ikindi ni uguhuza inzego z'ubuyobozi zitandukanye, yaba ari inzego z'abagore n'izindi nzego zitorwa n'amadini, kugira ngo bafatanye hamwe kugira ngo tujye kurwanya bya bibazo by'amoko yose y'ihohoterwa agaragara mu muryango nyarwanda.
ikindi hari ukubahuza n'ibigo byigisha imyuga kuko bariya abana baba bataye ishuri kugira ngo uriya mwana abashe kugenda ajye kwiga ibimworoheye icyo umuntu ashoboye bakamufasha bakamwishyurira bakazajya bamuha n'icyo umwana yakenera yaba ari ukumugurira nk'amatungo magufi kugira ngo umwana azabashe kubona na wa mwambaro cyangwa se n'amata ashobora kumwunganira. Birumvikana ari inzego zose zahagurukiye iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abana b'abangavu ndetse n'abagore, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nyirango mu byo Eugenie Mukanya yatubwiye abafashamyumvire. Eugenie, ko inzego zose leta yarabihagurukiye, abafatanyabikorwa bayo barimo Oxfam, aho ibicisha muri RICI, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira amaze kubitubwira, ibyo byose ntabwo byari bihagije, kuki noneho mwahisemo nanone kwifashisha abafashamyumvire? Dutekereza uyu mushinga nababwiye yuko intego yayo ya mbere ni ukongera ubukangurambaga kugira ngo abantu bahindure imyitwarire. Ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bagifate nk'ikibazo gikomeye kandi bagifate nk'ikibazo nk'icyaha gihanwa n'amategeko. Kwifashisha rero abafashamyumvire yari imwe mu nzira idufasha kugira ngo tubashe kugera ku baturage benshi. Turabizi ko leta y'u Rwanda yashyizemo ingufu guhera ku rwego rwo hejuru kugeza hasi ku mudugudu. Abayobozi b'inzego z'ibanze barahari kandi turashima umusanzu wabo. Iyo rero tuvuze abafashamyumvire hano, ndagira ngo mbanze nsobanure abari bo. Ni abagabo n'abagore batoranywa na bagenzi babo mu nzego zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni abantu baba basanzwe bafite n'ubundi inzego babarizwamo, kuko twifashisha inama y'igihugu y'abagore, inama y'igihugu y'urubyiruko, inshuti z'umuryango, abajyanama b'ubuzima, abakuriye za koperative zitandukanye zirimo nk'abamotari, abanyonzi, abatakisimeni ndetse n'amashuri. Tutibagiwe inzego z'amadini n'amatorero kugeza ku rwego rwo hasi. Aha rero abafashamyumvire badufasha mu by'ukuri kugira ngo babashe kongera ubutumwa, kongera imbaraga mu butumwa, bwa butumwa ari ubwo tubaha, bwa butumwa inzego z'ibanze zibaha. Ikindi ni uko aba bantu baba bafite izindi nzego babarizwamo. Tuba tugira ngo mu by'ukuri ubukangurambaga bugere ku bantu benshi. Abo bantu bari mu gutoranywamo baba basanzwe ari n'abantu b'inyangamugayo, nakwita bandebereho, aba ari nka ba role model aho bari muri izo nzego, noneho babashe kugera muri ibyo byiciro. Kuko urabona nk'umuyobozi w'umudugudu aba afite inzu runaka areba, biragoye kwinjira muri kumenya amakuru ya buri rugo. Twifashisha rero abo bantu ku buryo areba imiryango imwegereye, ariko noneho bakamureba, kuko kenshi iyo tuvuze ikibazo cy'ihohoterwa, umushinga wacu by'umwihariko wita ku bagore n'abakobwa bahohotewe. Abantu rero benshi wenda bibaza ngo ese abagabo ko batarimo, ariko dufite abagabo b'icyitegererezo bahagurukiye kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Usanga rero nk'abo ngabo bafatanya n'abagore batoranyijwe, noneho bagafasha kugeza ubutumwa ku bantu benshi. Niba ari mu ishuri, nk'abo barimu bakagira ibiganiro bitandukanye ku mashuri aho bari, abari mu makoperative. Cya gihe nk'umuntu dufata urugero, ndibuka kare watanze urugero uti hari nk'abagabo bakuru bashobora guhohotera abana batoya, niba mushyize nko muri taxi voiture, umutaximen abashe kugira amakenga, avuga ati ariko uyu muntu ko mbona ari umupapa mukuru, aka kana kajyanye hehe? Kugira amakenga ni byiza, ni nacyo twifuza. Turimo turavuga abafashamyumvire. Eugenie amaze kutubwira impamvu bahisemo kubifashisha muri iyi gahunda yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko noneho reka nganire n'umwe mu bafashamyumvire. Uyu nguyu akaba ari uwo mu murenge wa Shyira muri aka karere ka Nyabihu, akaba ari Twambazimana Emmanuel. Atubwira uruhare rwabo nk'abafashamyumvire muri uyu mushinga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umusaruro warabonetse aho hagiriye abafashamyumvire RICI isizeho. Ni ukuvuga ngo noneho ababyeyi nabo baratinyutse, kabone ko wabonaga bikorerwa mu bwihisho,
cyangwa umwana bakamusigengiriza aho mu miryango ngo bari kumvikana, ariko ubu usigaye turagenda tukigisha umubyeyi akemera no kuduha wa mwana akaza agafashwa bakamwigisha kuri Isange bikemera. Ntabwo abenshi bari basobanukiwe Isange, ariko aho duhuguriwe tukabafasha myumvire dusigaye noneho tugenda tukabahugura, cyangwa se umubyeyi akanampamagara ati ko umwana wanjye ahohotewe, nkaba namwereka ngo nyura muri izi nzira, ariko umwana yere gusigengerezwa aho hasi mu mudugudu. Mumaze kumva rero uruhare rw'abafashamyumvire mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Eje nitugana ku musozo, aba bana mwabafashije kubaka ubushobozi, uyu munsi bahagaze neza, ngira ngo abo twagiye tuganira, aho twagiye duca, twaciye mu karere ka Kamonyi, tujya mu karere ka Rubavu, uyu munsi turi mu karere ka Nyabihu. Mwabafashije kubaka ubushobozi rwose, baranabashima cyane. Ariko se noneho muzakomeza mubakurikirane umunsi ku munsi, ku buryo hatazagira ugira gutya agahomba umushinga wakawushyira ku ruhande cyangwa akagira akanabivamo? Mu gihe cy'amahugurwa tuba dufite n'abantu abatekinisiye baturutse mu karere, harimo rero n'ushinzwe amakoperative. Bimwe muri gahunda cyangwa se mu ngamba zizadufasha kwita kuri iyi mishinga y'aba bana ni ukugira ngo tubahuze n'amakoperative asanzwe ahari, kugira ngo bajyemo babe abanyamuryango. Aha rero abana bajya mu makoperative ajyanye n'ibyo bakora, niba ari amakoperative y'ubuhinzi, niba ari ay'aborozi, niba ari ay'abadozi. Icyo gihe biradufasha, dufashijwe n'uriya muntu ushinzwe amakoperative ku rwego rw'akarere. Ikindi cya kabiri ni uko mu byo tubigisha harimo kwizigamira. Kwizigamira byagiye bitangirira mu kimina, kugira ngo babanze bumve akamaro ko kuzigama, bumve uburyo bikorwa, yumve ko ashobora kubika ijana rye rikazavamo amafaranga. Wabonye urugero nka Joseline, aravuga ati mu itike bampaga nagiye nizigamira basha kuguramo ihene. Ubwo rero muri uko kwizigamira bava mu kimina bagatangira kwinjira muri banki ubwo cyane cyane nka za sako. Abenshi buriya nimuganira bazakubwira ko bafite konte muri sako, ariko hari n'abarenze sako bajya muri zindi banki zirimo banki y'abaturage n'izindi. Ibi rero bidufasha kugira ngo bamenyere systeme, imikoranire ya banki, imikorere ya banki. Aha rero ikindi ni ukugira ngo tubahuze n'izo banki, bakora imishinga, banki ibaha amafaranga agende akomeza umushinga we. Urumva hagati aho natwe turamukurikirana tunifashishije bari abakozi bo muri za banki n'ibigo by'imari, ariko na wa wundi wa koperative, kuko buri gihe tuba turi kumwe kugira ngo tumenye uko atera imbere, bimufashe noneho azamenyere. Icyo gihe azasigara mu maboko y'akarere, bizatworohera rero. Ni nayo mpamvu imikoranire yacu n'izindi nzego ari ingenzi. Reka ngushimire cyane Eugenie kuba witabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro Tinyuka Urashoboye. Ntabwo ari Eugenie nshimira gusa, ndanashimira abo bakorana muri Oxfam, ariko nanone shimira abo twabanye, abatuganirije twasanze mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira. Mwakoze cyane. Reka nshimire namwe mwese abo twakomeje kubana kuri televiziyo Rwanda, mbifuriza n'ubundi komeza kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo ikomeza kubagezaho.